imbaraga zitagaragara, ikintu sacré, uvuga uti nyamara feriya y'amadini cyangwa se gutsindwa kw'amadini mu Rwanda nuko batakaje icyo kintu basenga basingiza gihambaye, ahubwo bakaguma ku mihango n'imigenzo. Ariko mu by'ukuri igitekerezo ugera naho ucyita igitekerezo barakivuyeho. Icyo gitekerezo izo mbaraga, icyo kintu cyejejwe gitagatifu kiri sacré, muri byo wagiye wiga ku kwemera, ubitekerejeho niba kibaho cyangwa icyo abantu bihimbiye kugira ngo bagubwe neza. Ikibazo ubwo kirakomeye kandi igisubizo ndibutange kiraba ari icyanjye, yaba ari icyanjye. Icya mbere cyo nuko kwemera nyine, kwemera ni ibya muntu. Igisubizo ntabwo igisubizo nk'umwemera, ntabwo igisubizo cy'ubumenyi. Abantu dukunze kuvanga kumenya ubuhanga. Rero ubuhanga bwanjye bufite aho bugarukira, bukagondwa no kwemera. Ndi umwemera, nemera ko Imana ibaho, ndimumemera ko Imana ibaho, ntabwo ndi kuvuga ko ndi mubazi ko Imana ibaho. Ntabwo biza ariko urabyemera. Ndabyemera. Ariko wemera Imana nk'igitekerezo nyine? Oya, no. Igitekerezo cy'Imana ntabwo Imana ari igitekerezo. Imana nemera kataraboneka nyine k'umuremyi, kandi kaba yo hejuru. Kuko iyo dusoma dufata dawe uri mu ijuru, abasilamu iyo tumanika amaboko tuya tuti nta busoma iduha areba hasi, areba agenda areba hejuru. Imana iba hejuru yongeyeyo. Waalaikum salam. Ni izihe ndangagaciro zashobora guhuriza hamwe abantu bose zitabaye izishingiye ku idini cyangwa ku muco runaka? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi kibazo cya kabiri, ese hari ubushakashatsi ku mateka y'amadini mu myemerere bushobora gute gufasha abantu gusobanukirwa neza inkomoko y'imyemerere yabo mu guteza imbere ubworoherane no kubaka imibereho n'imibanire myiza mu Rwanda no ku isi muri rusange? Murakoze. Urakoze cyane. Ikibazo cya mbere ni indangagaciro. Ubwo tunajya mu cyitwa ubundi uwitwa muntu ku isi ya Mungu. Ubwo mbijyanye no mu muco mbere kutujya no kwemera, mbijyanye no mu muco. Abantu twese ku kintu cyitwa indangagaciro, twese uko tungana turazihuje. Ufata n'ayo madini, ubuvandimwe, ubworoherane, ubufatanye, urukundo, kubabarirana, kwita ku bababaye, amadini yose arabigira, arabihuza. Izo ndangagaciro rero ni nazo ziri mu bitabo twemera, ni icyo duhamagarirwa. Nyamara kenshi ikibazo kenshi usanga tujya mu mihango z'indangagaciro tukaziho. Rimwe navuga ko dutakaza igitekerezo tugasigara mu migenzo, ugasigara mu migenzo pararara, ibintu byose ugakora. Ubufatane ntabwo, ubworoherane ntabwo, urukundo ntabwo, ntabihari. Nyamara ugarutse ku ndangagaciro, twese uko tungana turahura. Icyo ni icyambi. Cya kabiri rero hari aho twahora kugira ngo zicyo kubaka imibereho y'abantu, ubufatanye mu mibereho y'abantu. Si cyo kibazo cya kabiri. Ubushakashatsi bw'amateka y'amadini. Yego. Ikibazo cya mbere na cyiza, kubera ko ikibazo cya mbere nuko amadini yose atinya ubushakashatsi. Amadini nka teoloji atinya ubushakashatsi, kubera ko ubushakashatsi iyo ubukoze winjiye mu bumenyi bw'ibintu bifatika, amadini usanga ibyo amadini atubwira bitarabayeho, barabifashe byaratangiye nk'umugani. Nyamara iyo wize akamaro k'imigani, bya bintu ntabwo biba ikibazo. Biba ikibazo iyo ushatse kwemeza abantu ko ibintu uvuga byabayeho. Sinarabisobanutse. Ariko kugira ngo twigire imbere gatoya, ntange n'ingero
ariko nta kibazo, reka twinjire mu migani, kuko imigani ni ngombwa kugira ngo dusobanure ikibazo nk'icyo ngicyo ubajije. Amateka y'amadini, burya ibi tubona amateka y'amadini, izo siyansi navugaga, amateka, iyo mibereho y'abantu, imibanire y'abantu, uburyo bw'indimi bwa linguistique, ni siyansi zatangiye kwigishwa mu Burayi mu kinyejana cya 18, 19, ntabwo byahozeho. Mu gihe teolojiya tugenderaho mu madini zubatswe mu binyejana, n'abangiye mu kibazo kirekire, byubatswe dufasha abayahudi abantu bakunze kwita ubuyahudi ari idini, ariko ni byabaye umuco kuruta uko byabaye idini. Ni umuco kuruta uko byabaye idini. Biriya byose tubona byanditse muri Bibiliya muvanga, biriya byose ibintu byanditse muri Bibiliya, mu mbabarire wenda, ariko bigaragara ko Bibiliya ari amateka y'abantu bo muri kariya karere kuruta uko ari idini abantu bagenderaho. Teolojiya z'abakirisitu zitangira mu kinyejana cya 2, cyane ikinyejana cya 3, nyuma ho hatangiye kuza Père de l'Église. Père de l'Église batangira n'abita ba Tertullien, ba Origene, ba Clément, ba Chrysostome, ba Antioche, abantu nk'abo ngabo, bikazamuka bikagera kuwa, ntabwo nabirondora, byo ni birebire. Uba bishaka article nabyanditseho nayimuha, abitwa ba Saint Augustin kinyejana cya 4, ba Ambroise nyine bamwigishije, Domira, abantu nk'abo ngabo. Byaza kujya mu kinyejana cya 7 gatangira Abayisilamu. Teolojiya y'Abayisilamu itangirana n'ikinyejana cya 7, cya 8, cya 9 nibwo itangira. Ubwo rero ndagira ngo nzamuke nkwereke ko kugeza aho ngaho, kugeze iyo tuvuye aho ngaho mu mateka y'isuku yagiye agenda, iyo tugeze mu kinyejana cya 12 na 13 i Burayi, ikinyejana cya 14 hatangiye icyo bita Renaissance. Ikinyejana cya 14 bitangiriye mu mujyi witwa Florence mu Butaliyani, icyo bita Renaissance igahereza modernité, itangira kuri Descartes 1600. Descartes, ariko hagati habanza aba scientifique abitwa ba Galilée, wazanye Galilée, Copernic n'abandi nk'abo ngabo. Ikinyejana cya 16 hatangira dutangiye bita post cartésien. Descartes agatangiza, none Descartes cyazana n'iki muri filozofi. Icyo gihe kugeza mu kinyejana kuri Descartes, filozofi yabagaho yari ishingiye kuri teolojiya, yari yubakiye kuri teolojiya. Descartes atangiza filozofiya itandukanye na teolojiya, iyi mbese uvuga ngo yibohoye kuri teolojiya. Nibwo atangira filozofiya yibohoye kuri teolojiya. Noneho biza gukara bikajijwe n'abitwa Lerimier, abafilozofi ba Lerimier, abazo bakavuga bati, noneho baravuga barasya bati, nabo bavugaga ko bamurikiwe. Bavuga ko bamurikiwe, bavanaho badegaja, cyangwa avuga ngo basobanura filozofiya na teolojiya. Mu kinyejana cya 18 hatangiye izi siyansi zimene. Rero siyansi zimene ni sociologie, anthropologie, ziga noneho zisubira inyuma amateka, histoire noneho ariko ishingiye kuri ibyo ngibyo, kuko na kera bitwa histoire ariko itameze ityo. Noneho rero basubira inyuma bajya kureba bya bindi, nibwo batangiye icyo archaeologie nyine, bajya gufaka ko ati ko bya byo muri Bibiliya burya kugeze ko burya bwa bwato bwa Nowa bwavuye bati ntabwo abayeho, ari igitangaza, ntabwo abayeho. Batugiye kureba bati burya umusa kujya mu Misiri ntawabayeho, burya kuba umusagarata inyanja ntabyageze bibaho. Ese bamwe barabyanditse ko byabaye, izo mpaka ziracyari. Kugeza ababyanditse ni abateolojiya batsimbarara barwana kuri teoloji, ariko nta mu scientifique bareho. Urebye nk'ikintu cyitwa ku mugani wawe biracyari, ariko muri rusange amateka, impamvu reka ninjire mu migani, ngira ngo muzi ko umugani wa mbere w'ibanze tugenderaho ari iremwa twavuye kwa Adamu, twavuye mu ijuru turi bene Adamu, siko tuvuga abasilamu n'abakirisitu, turi bene Adamu. Ababisesengura basanga Adamu atarabayeho.
bavuga ko Adamu yabayeho, tubyumvikane neza, Adamu yabayeho nk'umuntu ariketipe, nk'umuntu wibanze abantu baye, kuko iyo ugiye muri Bibiliya aho dusanga Adamu wa mbere, aho dusanga mu itangiriro Geneze ya mbere n'iya kabiri, harimo resi ebyiri zivuga ku kuremwa. Harimo itangira ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri, ku munsi wa kane, umuntu akaza kuza nyuma. Hari none turuka hejuru, Geneze ya mbere na Geneze ya kabiri ntabwo zisa. Kubera iki? Kubera ko byazanwa ari byo bita yaviste naho bita sacerdotale, bahurizamo ibyo bintu bidasa. Noneho baravunja bati umuntu afata icyo ashaka. Iyo pastor agwagaze imbere agusomera icyo yatereje uwo munsi, ntago ashaka kugereranya n'ikiri mu wundi murongo, ariko bidasa. Ariko igitabo cy'itangiriro ni kimwe, gifite ariko 20. Geneze ya mbere na Geneze ya kabiri, itangiriro rimwe n'itangiriro ya kabiri ntibisa. Ni ibice rero ko byose bivuga iremwa rya Adamu, bivuga iremwa rya Adamu, bidasa. Ibyo ari byo byose icyo bishatse kuvuga ni iki? Aho tugarutse ku cyitwa umugani. Noneho rero muri make Adamu ni nka services. umuntu witwa nyine muri secondaire, c'est un anthropologue ukomeye w'umufaransa, arashaje, ariko nyine ikintu tugomba kumvikanaho kandi cyumvikana bamwe nuko ikibazo cya mbere umuntu agira nuko Imana iba mu ijuru. Noneho umuntu akaba ku isi atabana n'Imana. Cyangwa ngo se byagenze bite Imana yaturemeye mu ijuru? Umuntu azava ate mu ijuru yaremeyemo kugira ngo aze gutura kuri isi dutuyeho? Byose Imana ntituyaha. Niyo bavuga ati tusenda uri mu ijuru, cyangwa niyo yamanutse, ibyo byose yaragiye. Ariko icyo Bibiliya zitubwira na Quran ndetse na gakondo, ukuzanyemo Sabizeze, gakondo tuvuga ko Sabizeze yaremeye mu ijuru. Urumva uwo muntu, wumve Sabizeze aba umuntu wa mbere, ariko kandi yabyaye n'umuntu witwa Gasani. Noneho ngo agira atya kwa Gasani. Noneho Gasani kugira ngo Sabizeze kudutuza ku isi, agomba kuba feri imumanurayo, agomba kuba senariyo imumanurayo. Aramanuka akavuga ati ngo kwivumbuka ati ngo bamuremeye ngo mu mutima w'imfizi, hanyuma ngo baza kumwibira ibangara bibagira, avuga ati ati mujyana aho naturuta, ati ndagiye. Amanuka ubwo araza atunguka hano, ubwo tuba turatangiye abasigaye. Urumva Adamu nawe rero avuga ati, Adamu ngo bati genda ibintu byose muri jardin wiriremo ibintu, ariko iki giti cyite ntwegere. Yaza ngo sikiri ngo haza shitani, yaza kuvuga ati si shitani nabo barabonetse. Shitani avuga ati si uwo ko utese ubundi, kuko shitani yo muri Bibiliya igiye gusuka Adamu, igiye gusema Eva muri Bibiliya, ibwira Eva. Ariko wibaza Adamu yarari nyine shitani Eva ntabwo yarahari. Yarasanze asanga avuga ati hari ibintu namenye wowe mujinga ugomba kubanza wa musaza we, dore uko ibintu bimeze, hari ibintu tugomba kuryaho. Bariyeho ngo bahita bambara ubusa, niko Bibiliya ivuga. Imana iravuga ati umwana ngo iza kubashaka bakajya bayihisha nyine, Imana igenda gucenga. Ibyo urabyumva, iyo senariyo urayumva. Haba ati mumanuke. Kandi mfite ikibazo, nitwa Emiko, nkorera Emiko Media TV. Hari aho watubwiye ko amadini, nta dini rishobora gukomera cyangwa ngo ribeho ridafite ubutegetsi burishyigikiye. Ndagira ngo utubwire nk'amadini nk'atanu mu madini yose abaho, niba uwo mubare ugeraho, cyangwa none utubwire n'uburyo yagiye ajyaho ashingiye kuri icyo gitekerezo navuze. Bisobanura